Cyiza ejo nagize ubunebwe bwo gukora video none uyu munsi imvura yaguye no mu nzu harimo umuntu urimo urareba match nta nubwo afite image nziza tugiye kugerageza mu dore ukuntu hanze hameze. Oh my goodness, hagati aho ngaho hari umuntu watekereje ngo ngo yarazi ko muri Amerika ngo ahantu hose ngo haba nyine ngo hataba inzu nk'izi zirahaba. Hano ni muri Arizona. Anyway, reka tugere imodoka yanjye. Uyu munsi igitabo turi buganire ni igitabo bita When Women Pray. Akaba ari igitabo cyanditswe na T.D. Jakes. T.D. Jakes akaba ari pastor uzwi cyane. Reka mbabwire muri make rero ibya T.D. Jakes n'igitabo yanditse ndetse n'abamama abagore bari muri icyo gitabo. Nkuko nabivuga rero tukaba tugiye kuganira ku nshamake y'igitabo cya kabiri nasomye muri uyu mwaka. Akaba ari igitabo cyanditswe na T.D. Jakes, pastor ufite mega church ikorera muri state ya Texas. Akaba rero muri iki gitabo agaruka ku bagore barimo Hana, barimo Maria nyina wa Yesu, hakabamo Sarah, hakabamo wa mama wagize ikibazo cyo kuva igihe kirekire imyaka 12, hakabamo Naomi, hakabamo wa mugore wo kuri nk'umusamaritani batubwira ko yari afite abagabo benshi nawe ubwe atazi. Akaba ari nawe n'umugore ntekeza ko urezona cyane nanjye mwuka Imana ntago muze ko mfite abagabo 5, ariko muri sense yuko ukuntu abivuga hano aravuga ngo in the 4th chapter of John Gospel we find another Bible character who is both nameless and famous. Kandi uko umugani ntago atubwira izina rye. You may have heard this particular woman described as the Samaritan woman or the woman at the well. Unlike the woman with the issue of blood, this woman did not seek out Jesus. She wasn't looking for Jesus. In fact, she wasn't looking for anyone. Quite the opposite. She was trying to hide. She was laying down, doing her best to remain anonymous and unseen. Ari situation nyine nekereza ko dushobora kuriratinga kuri we muri iyi minsi, yaba ngewe cyangwa yaba uyu mugore. Ariko ikintu nakunze nyine cyongera kikatwibutsa kuko abantu benshi bagiye basoma Bibiliya basoma iby'uyu mama nuko yabaye vulnerable, yemerera Yesu ko yamubera yamumara inyota. Ubundi kandi uyu mama yemera kujya hanze avuga ubutumwa bwiza, abwira Abisirayeli ibya Yesu Kristo. Anyway, undi muntu wantangaje nyine muri iki gitabo ni umuntu witwa Rhoda. Iri zina ntabwo nari nzi muri Bibiliya, ariko bigaragara no mu mama Paulo bamushyira mu nzu y'imbohe. Hari abantu barimo basenga cyane kugira ngo ataza kwicwa. Icyo gihe ni iriya nkuru tuzi y'ukuntu nyine iminyururu imuva ku maboko, ubundi akajya nyine akajya hanze kwa marayika akamukura muri prison akajya hanze. Muri iyo groupe y'abantu barimo barasenga basengera ko Paulo yabohorwa, harimo uyu mumama witwa Rhoda. Akaba ari warumvise imirindi ya Paulo igihe yavaga muri prison. Noneho Rhoda batubwira ukuntu asoza avuga ngo ntukabe nka Rhoda, kuko Rhoda yumvise, urumva Rhoda yarasenze hamwe n'ikipe basenganaga, ariko yumvise imirindi y'umuntu uza abagana ku muryango agira ubwoba bwo gukingura. Abo bishatse kuvuga ngo yasengeye blessings, yasengeye imigisha. Igihe yaje imugana igeze ku muryango ntiyakingura, ntiyashirika ubwoba, ntiyizera bihagije ngo ajye gufungura. The point is that God has given each of us a calling, but I think a lot of us, when we hear about the parable of the talents, we don't know, well, do I have 1? Do I have 2? Do I have 5? I don't want to get out there and do something stupid that I wasn't meant to do, but I don't want to stop short. You're really hitting on something. First thing, I am in touch with myself in a way that a lot of people are not.
I know me. I dated me. Cool. Yeah. It's funny, but it's true. I've dated me. I know me. You know, when you date somebody, you explore them to see who they are. Yeah. Most people are so busy dating other people they never dated themselves. You understand? When God says to Adam, the very first command God says to Adam is to be fruitful. You can only be fruitful if you are seedful. Okay, so we're talking about the difference between fruit and seed. Identifying your seed is what causes you to be fruitful.